Yes, nongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Turi ku itariki 13 zishyira ya 14 ejo kwa gatatu nyine. Turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Hanyuma turitegura inama ikomeye izamara iminsi 3 izabera i Toronto muri Canada muri University ya Toronto Entrepreneurship, University of Toronto Entrepreneurship. Izabiganira kuri cryptocurrency, kuri blockchain, kuri artificial intelligence. Iyo nama kandi siyo gusa ahubwo hari n'izabera i Dubai, bataziriye insanganyamatsiko igira iti Vision 2049, icyerekezo 2049 nayo izabiri ku ngingo nkizo ngizo. Iyi nama rero izabiri Toronto muri Canada. Turabibutsa ko izabirimo Dr. Nicolas Kokaris. Niba zahaba live cyangwa se online ntiturabimenya, ariko ashobora kujyayo. Hanyuma ariko akaba ari nawe cyangwa se Pi Network ikaba ari imwe mu baterankunga b'iyo nama, b'iyo seminari cyangwa se b'ibyo biganiro bizamara iminsi 3. Murumva rero ko ari inama izahuza abantu barenga 15,000 baherereye hirya no hino ku isi, ari abari muri cryptocurrency, abayikunda, abanyapolitike, mbese abafite aho bahuriye n'ibyo bintu. Hanyuma kandi ku itariki 14 Pi Core Team cyangwa se ubuyobozi bwa Pi Network baduteguje yuko hazaba ikintu gikomeye cyane, ari nacyo tugiye kuganiraho nkuko mubibona mu nsanganyamatsiko iri muri uyu mugani w'icyongereza igira iti Only the proven shall rise. Abanyabigwi, abafite ibimenyetso, abafite ibihamya, nibo bazagaragara, nibo bafite ijambo, nibo twemera. Hari ikinyamakuru gikunda kwandika, ahari twabanje kugira ngo ni umuntu uriko ni ikinyamakuru gikunda kwifashishwa na Binance, ikunda kwandika inkuru ikomoye kuri ikinyamakuru cyitwa Dedra Widner GTTA. Dedra Widner GTTA kuri X cyangwa se icyahoze ari Twitter cyangwa se Twitter nkuko babiprononsa, ubwo ni ibyo nyine. Iki kinyamakuru cyanditse inkuru ngiye kubabwira ngo yakasa mutwe. Reka nsabe umuntu utarakora subscribe abanza yikore rwose, mujye mwihangana batarakora ka subscribe makakore rwose, ntacyo bitwaye. Ikindi hari abantu nandika na nimero zanjye ariko ntibabone aho ziri, sinzi impamvu. Iyo ugeze aho handitse umutwe w'inkuru ukandamo, muri uwo mutwe w'inkuru ukandamo kugira ngo inkuru yisome neza, umutwe w'inkuru wisome neza. Hanyuma munsi handitseho ngo description. En français on lit description. Takana bien me prononcer nyine. Hanyuma ho ni ukanda ukabona link ya WhatsApp channel, ukabona link ya Telegram duhuriraho, hanyuma ukabona na nimero zanjye, cyangwa se ukabonaho na link y'ikinyamakuru twabasomeyemo inkuru zimwe na zimwe tuba turimo kubagezaho nk'iyi ngiyi. Hanyuma na nimero yanjye ni ibiri, ariko ari igihe ngerageza no kuyishyira ngaha kuri dashboard iyo ari ngombwa kuyihashyira. Hanyuma rero reka nanayibabwire, nzajya nyibabwira kuko hari abansabye bati jya uyitubwira. Sawa, ni 078 320 1418. Ariko nk'abari hanze y'igihugu bakoresha code, bahera kuri code ni akamenyetso ko guteranya 250 78 320 1418. Niyo nimero yanjye wambonaho. Hanyuma ndibutsa abantu yuko kuwa gatandatu nzaba ndi Kigali, kugira ngo kuko Kigali buririmo abantu benshi, mbafashe ababishaka kuri Pi Network ndetse na Ruby Network kuzuzamo ibyangombwa bashaka kujyamo bwa mbere, batigira impungenge byo kubyikurikiranira. Nzabafasha. Icyo bigusaba ni iki? Uranyandikira SMS kuri iyo nimero
hanyuma kugira ngo nzakumenyeshe nzaba ndi. Ubwo riko ibyo murabikora bitarenze kuwa kane. Uzarenza kuwa kane ntabwo iyo ngiyo nzayiha agaciro. Hanyuma ariko umuntu ushaka kwinjiza muri Pi Network cyangwa se akarangira abagenzi be kugira ngo binjize muri Pi Network na Ruby Network, ukabaha kode yawe bakakwinjiriraho kuri Pi Network, ujya kuri Kamanzi Official ukareba ikiganiro nimero 148 cyagufasha rwose ko cyo kibanzaho n'ibisobanuro. Hanyuma kuri Ruby Network ureba ikiganiro 219. Gusa ndimo kubategurira ikiganiro uburyo bwo kubikora bikomatanyije, Pi Network, Ruby Network bifatanye kugira ngo bibe ikiganiro kimwe kandi bifashe benshi. Fine, reka twigire ku ngingo nyamukuru. Iyi ngingo nyamukuru ni ingingo ya nteye ikikango ariko inashimishije cyane. Reka mbasomere iyi nkuru akagingo ku kandi. Ni inkuru ngufi ariko reka mbasomere iyi nkuru kagingo ku kandi. Big news coming for Pi Network. Amakuru y'ingenzi yaturutse kuri Pi Network. Ikinyamakuru kiravuga ko earlier today, ubwo ni ejo ku itariki 12 niho yavugaga, earlier today cyarakabaye uyu munsi 5 billion Pi coins briefly showed up in circulation, then disappeared within an hour. This wasn't a mistake. It looks like a planned test by the Pi core team or a partner exchange. Why this is important? Ejo muri blockchain cyangwa se muri Pi zicuruzwa habonetseho igihe gito Pi zigera ku miliyari 5 za Pi coins. Nyuma ziza kubura, bigaragara ko zari mwigeragezwa. Iri ntago ari ikosa rwose kuba zabuze cyangwa se zaje kujya gutya ziragenda. Ubwo zari zirimo aho ngaho zizengurukamo cyangwa se ku exchanges, ariko ziza kubura, zagiye. Iki ni kuki kintu gishobora kuba ari ingenzi, nicyo barimo kuvuga. Mureke wenda turebe iyi nkuru uko igira. Uyu munyamakuru, iki kinyamakuru kirakomeza kigira kiti akomeza ikinyamakuru kiravuga ngo why this is important, kubera iki kintu ari ingenzi. The kind of test usually checks how the system handles large transactions. It's often done before big events like 1. A major exchange listing, give it a centralized exchange. 2. The launch of Open Mainnet. The way the test was done shows uburyo iryo geragezwa ryakozwemo byagaragazaga the Pi ready for heavy use. Liquidity systems are being tested. 3. Something big could be happening soon. Eka aya makuru mwumve neza ikintu kirimo. Kuki ibi bintu ari ingenzi niko babazaga cyangwa ikibazo cyabazaga. Ubwo rero ibi bizamini cyangwa se rigeragezwa bikunda gukoreshwa kenshi mu kugenzura uburyo systemu zikoreshwa mu gukora ibikorwa binini. Zikoreshwa mu gukora ibikorwa binini. Akenshi biba mbere y'ibintu bikomeye nk'ibi ngibi tugiye kubabwira. Urugero nk'igihe gikomeye cyo kugurisha ku masoko akomeye,
cyangwa se itangiza rya open mainnet, ikintu gishya gitangira muri open mainnet. Uburyo rero iki kizamini cyangwa se iri geragezwa ryakoreshejwemo, ubwo buryo bwerekana ibi bintu. Cyambere bwerekana ko Pi yiteguye gukoreshwa mu buryo bukomeye. Icyo ni cyambere. Ikindi, system yo gucuruza ikaba irimo gutegurwa. Ikindi bavuze nuko ikintu gikomeye gishobora kuba kigiye, hari ikintu gikomeye gishobora kuba kigiye kuba. Umva ikinyamakuru ukuntu gikomeza kivuga. Ikinyamakuru kirakomeza kigira kiti short term price prediction. Hari ibiciro bigaragara ko hari ibiciro bishobora gukoreshwa mu gihe gito, cyangwa se agaciro ka Pi gashobora gukoreshwa mu gihe gito. Mumbabarire mutega amatwi aya magambo ari nayo dusorezaho. Ikinyamakuru kiragira kiti when Pi starts trading, Pi iramutse itangiye gucuruzwa muri Pi nyirizina, ubundi ikorwa ku ma exchange, ariko ishobora kugira centralized ubundi ni exchange iri centralized i-control. Iramutse itangiye kuyicuruza, umva ibitekerezo by'iki kinyamakuru. It could start between $20 and $45. Ishobora gutangirira hagati y'amadolari 20 n'amadolari 45. If it gets listed on big exchanges and gains momentum, it could even hit $60 or more. Eka mwumva aka kantu kampabuye. Nukuvuga ngo baraza gutangira basoza batanga umuburo, icyifuzo cyangwa se abantu ibyo batekereza, ukuntu bagenekereza bakavuga bati ishobora iramutse icuruzwa, itangiye gucuruzwa mu gihe gito, ishobora gucuruzwa cyangwa se gutangirira ku madolari hagati y'amadolari 20 na 45. Niba ariko igaragara ku masoko akomeye kandi ikagira umuvuduko, cyangwa ikabona umuvuduko, ishobora kugera ku madolari 60 cyangwa no hejuru. Dore rero amagambo asoza tugomba kwitondera batugaragarisha. The next 72 hours are key. Amasaha 72 ari imbere n'urufunguzo. Ubwo nuguherejo ku itariki 12 ugakubitaho ubwo uyu munsi ku itariki 13 kuzageza ejo amasaha 48, ubwo ntihazaba habuze 12 kugira ngo tugeze ku itariki 12. Ubwo nako n'uwundi munsi ku itariki 14 wayakubita 28 akagenda akikubita muri 72 ku itariki 14 yarabihwanye n'itariki 14 mbega. Dore ikintu cyo kwitonderwa arimo gutangamo umuburo. Aba pioneers twese turasabwa iki kintu. Stay ready, ni mwitegure. Pioneers, this could be a historic moment. Ba pioneer, iki gishobora kuba igihe cy'amateka atangaje cyangwa se akomeye. Reka nsoreze kuri uyu mugani, iki kinyamakuru cyaciye kuri insanganyamatsiko nk'uko mubibona kuri dashboard. Ati only kiragira kiti on the proven shall rise. The proven nabagaragajwe n'ibigwi. Muri make ni nkaho akavuze bati ni muceceke, Pi twarayibonye twarayimenye, abandi ni mwicecekere, ni mutegereza akagiye kuba. Pioneers mwese muri hano cyangwa se mukurikiye Kamanzi official, arabayikurikira batariho ahubwo baza bakayikurikira gusa, ariko katurebe abariho mwakoze subscribe muhari, ariko ubwo tuba turi kumwe nyine. Ndagira ngo nsabe buri mu pioneer yitegure kandi yitegurane ibyangombwa byuzuye.
ntabwo tuzi ikintu kigiye kuba pe kugeza n'uyu munsi twivugira byinshi tukavuga tutahari ni cyahari ni cyahari ni cyahari ni iki ariko ntituzi ngo ni iki. Rero mureke dutegereze ejo itariki 14 aba ariyo izamara impaka. Naho ubundi payi yaratsinze, payi uyu munsi yasubiye hasi yageze ku gaciro iri kuri ku idolari rimwe n'ibice 19 gutyo, ariko iracyari aho ngaho. Ariko si ibyo dutegereje pe habe namba, si ibyo dutegereje habe namba. Ibyo dutegereje ni bya bindi twategujwe, twateguye, twiteguye kandi biteguwe. Nimureke ejo twitegure kubisanganiza yombi, itangazo tuzayisanganiza yombi, twitegure kandi nitutanabona ibyo dutekereza tuzishimira ibyo baduhaye. Icy'ingenzi nuko batubwiye ko hazasohoka ikintu gikomeye, nicyo dutegereje. Tugitegerezanye gukurikirana amakuru tubana 5 kuri 5, nta munota utakaza hano. Asigaye mugubwe neza.